nzaguha impano nzakurinda none hasi turavuga ibifaransa cyangwa ibiswahili sheri wakubisaba abantu no kwikimana umutima wanjye wose naguhaye nta kintu ndakora what it ese nguko nakwenda ziri kinyero kiri cyane aho siko watere mbura burana ibiki umeze utese meze neza sho maze njye nari nkwikumburiye ntabwo zinge none yego najyaga ndara nkurota ako nyine twaranaburanye tusigaye wese hanyuma mbona utakinkunda wo gusa ninde nakunda nese washize iminsi nga tutabonana ndagukunda kandi cyane naga abahungu b'iki gihe ngiye nabizera nanjye ntabwo nyizera se nyine wowe uri gutuma ahubwo ntakwizera pe ndakwizera ariko nk'iyo tumaze iminsi tutavugana nese na telefone yawe yapfuye telefone yanjye ejo bundi nari ndi dushe irahantu ukayitura hasi nishyira ku mukanishi nyine unaga irakira ariko tuza urabizi ko mba ngufite ku mutima icyizere kiba kiri hejuru ntari bireka mbyizere ko nkunda nyine n'undi ariko ndabizi ko nkunda bandi kugira ngo numve ko ukinkunda sibyo niko kuri rero ndagukunda manu uzi story ngufitiye none aha se shu nari mfite umusheri agira kuntu nari mfite umusheri yaratangaje reba nk'aka gasimba ubonye yarakabonaga kwiruka subyumva urumva ukuntu yaratangaje ibaze nawe umuntu wabonaga ibaba man ubwo yari umugabo je nureba nje ahubwo ubwo mfite nuko nawe ushobora kuba ari kumeze njyewe ndagira ngo nkubwize ukuri ngo n'isezerano ndinarenze uzi ibintu yarasezeranyije kuri kundeba mu mupira inkukuyemo nibura wahungabana kwe kuzuye sebe no bizo ni wowe wanjye ubundi ni wowe wanjye usika cyo kintu twapfuye ndahari kukurinda baze ko ejo bundi n'urusaku rw'indege rwumvishe nakuyemo umupira rugahungabana ibaze wallahi ubundi ni wowe sheri wanjye man ni wowe nayo narabuze ngomba kukurinda ibihe byose hano muri iri shyamba rero byaragose unzi rero ukuntu wihubaye rero reka nyige nakurewe byiwe muri iyi minsi ngenda nakubiswe hubwo gurazi uyu munsi ari muri weekend ntago babura ariko twabahiga kuko muri iyi minsi nakubiswe nsigaye buri narabuze nsigaye babaza ubundi ahantu uziko ngewe nitwara nsigaye nywa gace man byihore biha byaranze ndareba urimo n'igisore cyane nge ndi mu mana buriya wakubita umuntu inguru Kidi seriema. Uziko biguri yavuze. Ubu tugiye kuzaza turya none tugiye kubyibado ibida bigiye kutubangana amaso. Ikivu kizuzo. Yewe duratawe umva hano. Ago z'abakera rugendo baba bari mifungo baba bafiteho. Uzo abakera rugendo baba muhano. Benshi cyane. Ago bajya babura. Siki irimo guhumurirwa mwese. Ahagana. Irimo guhumurirwa. Babeka mugize ko uri umunyamahirwe niwe mugore w'umunyamahirwe Imana yabarareba kuko ufite umugabo w'igikura nkota do nta kintu kimwe kibaho ninya nazo nyamaswa bavuga ngo zirakomeye ngo inarenga iki intare ngiye buri weekend ubona ngiye mu ishyamba subize ko kujya mu ishyamba buramba ngiye kubara iki amenyo y'intare ikintu kinjye mu ishyamba no kuri peshe asanga ari we mugabo nari narabuze asingiye yabicaye nyine vuga ati ukumva ukundana nanjye wumva umeze ute nge bahora ngize ntago ari ugukunda gusa tu ndagukunda cyane 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 byavuye kuri revo ya mbere yakora kabigeze kuyanyo urukundo mukunda niyo rw'Imana yakunze bari mwisi cyane gusa hamwe ikibazo yangira ni uba wumva utekanye uri kumwe nanjye mba numva ameze neza nishimye mfite ubwuzu kuko nibuka ko njya no ku kazi ariko iby'akazi tebera na boss wawe uri guhemba sa guhemba ako nazakumenyera n'ubushaka ko nazakumenyera je nagutunga cyambere ni njyewe n'akazi ariko ugize ikibazo nakwitaho sheri none se ubu ngubu waya icyambere ni njyewe icyakata ni njyewe bose siko nakuzaniye impano ntabyo wari uzi nyereka turebe ngahumiriza wow bikamumiriza imbere Brother wanje do be impano se nziza ni keza mwana yawe impano nzakurinda none hasi turavuga ibifaransa cyangwa ibiswahili wakubisaba abantu babarira mbo run Jesus is Lord.
ese nk'ubu kuko ubikora kwenda ziri kinyari kiri cyane aho siko mwatwereye mbura burana ibiki